Mu bihe bya kera cyane mbere y'uko abantu bagira amakarita asobanutse y'inyanja n'ibikoresho bya siyansi byifashishwaga mu gusobanura ibinyabuzima, isi yari yuzuyemo amayobera. Inyanja nini zitarimo imbibi zagaragaraga nk'ahantu hahisha amabanga akomeye, kandi abantu babagaho mu nkombe zazo bari bafite inkuru z'ibiremwa bidasanzwe byabaga mu mazi. Muri izo nkuru niho havuye igitekerezo cya mermaid, ikiremwa cy'igice cyo hejuru gisa n'umuntu, igice cyo hasi ari ifi. Ese iki gitekerezo cyaturutse hehe? Cyakwirakwijwe gute ku isi yose? Kandi niki gituma kugeza uyu munsi abantu benshi bakigirira amatsiko menshi? Ese hari aho gihuriye n'ukuri cyangwa ni inkuru gusa z'imigani? Nge nkwaye ikaze, nitwa Manzi. Amateka agaragaza ko ibitekerezo by'ibiremwa by'igice cy'umuntu n'igice cy'inyamaswa atari bishya. Mu migani ya kera y'Abanyababuloni havugwaga ikiremwa cyitwaga Oannes, cyari gifite isura y'umuntu ariko kikaba gifitanye isano n'amazi. Mu Bugereki bwa kera havugwaga inkuru za Silence, zifatwa nk'ibiremwa byakururaga abasare n'indirimbo nziza, bikabashuka bikabasubiza mu mazi bakaruhama. Nubwo Silence mu ntangiriro zitari mermaids mu buryo tuzi uyu munsi, uko imyaka yagiye ishira imico n'inkuru byagiye bivangwa, Silence zitangira gushushanywa zifite umurizo w'ifi. Ibi byagaragazaga uko ibitekerezo by'abantu byagiye bihindagurika uko inkuru zambukaga imipaka. Mu Burayi bwo mu majyaruguru, cyane cyane mu migani y'ibihugu bigize Scandinavia, ni ukuvuga ibihugu bya Norvège, Suède na Denmark, mermaid zavugwaga nk'ibiremwa bishobora kuba byiza ariko bikagira n'ubushobozi bwo guteza ibyago. Abasare bagendaga mu nyanja ndende bakamara amezi menshi batagera ku butaka, babonaga ibintu bitandukanye mu mazi. Abashakashatsi muri icyo gihe bavugaga ko hari igihe babonaga inyamaswa zo mu mazi nka monate na dugong. Ibi bikaba ari bya binyamaswa bijya kumera nk'ifi ariko byo bikagira amaboko. Ibi binyamaswa bikaba byibera hasi mu nyanja, rero bakabyitiranya n'umuntu kubera kubirebera kure se, umunaniro ndetse no kumva kuri boko ari ikiremwa kidasanzwe. Izi nyamaswa zo mu itsinda rya Sirenians zifite amaboko kandi ziyakoresha nk'uko umuntu akoresha ye, kandi iyo ziri kure mu mazi bishobora gutuma umuntu bireba atabasha kubitandukanya neza. Mu 1493 umushakashatsi Christopher Columbus yigeze kwandika mu nyandiko ze ko yabonye mermaids 3, ariko avuga ko zitari nziza nk'uko zivugwa mu migani. Abashakashatsi benshi bemera ko ibyo yabonye bishoboka cyane ko byari monate. Izi zikaba ari za nyamaswa twavuze haruguru. Ibi bitwereka ko no mu bihe by'ubushakashatsi bukomeye bw'inyanja, abantu bakomeye bashoboraga kwitiranya inyamaswa n'ibiremwa byo mu migani. Ariko igitekerezo cya mermaid ni cyagarukiye mu Burayi gusa. No muri Afurika hari inkuru z'ibiremwa byo mu mazi bifite imbaraga zidasanzwe. Mu bice bitandukanye bya Afurika y'Iburengerazuba n'iy'Amajyepfo havugwa inkuru za Mami Wata, ikiremwa cy'umugore gifite isano n'amazi, gishobora gutanga umugisha cyangwa se kikazana ibyago. Izi nkuru zagiye zivangwa n'iza mermaid z'i Burayi mu gihe cy'ubukoloni n'ubucuruzi bwo mu nyanja, bituma igitekerezo kirushaho gukwira no guhindura isura. Mu buhanzi n'ubuvanganzo, mermaid yaje kwamamara cyane mu kinyejana cya 19, cyane cyane binyuze mu gitabo The Little Mermaid cyanditswe na Hans Christian Andersen. Iyi nkuru ntiyari y'abana gusa, yari yuzuyemo amarangamutima, kwigomwa n'urukundo rutasubijwe. Nyuma igitekerezo cyaje kurushaho kwamamara ku isi yose binyuze muri filime ya Disney The Little Mermaid yo mu 1989. Yahinduye mermaid ikaba ikimenyetso cy'urukundo, inzozi n'ubwiza bwo mu mazi. Kuva icyo gihe mermaid zagiye zigaragara mu mafilime, mu bitabo, mu mikino no mu myambarire, bigatuma igitekerezo gikomeza kubaho no mu bihe bya none. Aha niho benshi batangiye kuvuga ibijyanye na Madame Samaki. Ariko se kuki abantu bakigira amatsiko kugeza uyu munsi? Abashakashatsi mu by'imitekerereze ya muntu bavuga ko mermaids zihuza ibintu bibiri bikurura cyane ibitekerezo by'abantu: amazi n'umubiri w'umuntu. Inyanja ubwayo ni ahantu hataracukumburwa neza. Raporo zigaragaza ko hejuru ya 80% by'inyanja z'isi zitarasuzumwa mu buryo burambuye.
Ibi bituma inyanja iba nk'ahantu h'amayobera, kandi igihe cyose hari ahantu hataramenyekana neza abantu bahimba inkuru zidasanzwe. Ikindi, mermaid ihuza ubwiza n'akaga. Mu nkuru nyinshi ni ikiremwa cyiza gikurura ariko gishobora no guteza urupfu. Ibi bihura n'ukuri ku nyanja ubwayo, ishobora gutanga ubuzima binyuze mu mafi n'ubucuruzi, ariko ishobora no gutwara ubuzima mu mpanuka z'inkubi z'umuyaga. Bityo mermaid iba nk'ikimenyetso cy'izo mbaraga ebyiri zinyuranye. Hari kandi impamvu y'umuco n'ibitekerezo. Umuntu akunda kumva ko atari wenyine ku isi, ko hari ibindi biremwa bifite ubwenge bisa nawe. Inkuru za mermaid zishobora kuba zarafashije abantu ba kera gusobanura ibintu batari basobanukiwe no kugabanya ubwoba bw'inyanja. Iyo tuvuga ko hari ibiremwa biyituye, uba ushyizeho inkuru isobanura ibitaragira ibisobanuro bya siyansi muri icyo gihe. Ese hari abemera ko mermaid zibaho koko? Igisubizo ni yego. Hari abantu bamwe cyane cyane mu matsinda akunda conspiracy stories, kwa kundi bemera ko hari ibimenyetso byahishwe na za leta cyangwa se abashakashatsi, ariko kugeza ubu nta gihamya cya siyansi kigeze kigaragaza ko hari ikiremwa gifite igice cy'umuntu n'igice cy'ifi kibaho. Siyansi ishingira ku bimenyetso bifatika, ibipimo n'ubushakashatsi busubirwamo. Nta magufa, nta DNA, nta mafoto yemejwe n'inzobere byigeze bigaragaza mermaid nk'ikiremwa nyakuri. Abashakashatsi mu by'ibinyabuzima byo mu mazi bagaragaza ko ku bijyanye na evolution bidashoboka ko umuntu yagira umurizo w'ifi mu buryo mermaid zishushanywa. Umuntu ni inyamaswa yo mu bwoko bw'ibinyamabere zifite ibihaha byo guhumeka umwuka, mu gihe amafi afite amacumu cyangwa se gills yo guhumeka mu mazi. Guhuza ibi byombi mu kiremwa kimwe bisaba impinduka nini cyane mu mikorere y'umubiri, kandi nta kimenyetso cyerekana ko byigeze kubaho mu mateka y'isi. Imibare igaragaza ko inkuru za mermaid zikomeje gukurura abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho n'inkuru zivuga kuri mermaid zikomeje gukurura amamiliyoni y'ababirebye. Ibi byerekana ko nubwo siyansi itabyemeza, igitekerezo kigifite imbaraga mu muco no mu myidagaduro. Abahanga mu itangazamakuru bavuga ko inkuru z'amayobera zikurura abantu benshi cyane kuko zituma bagatekereza ku bishoboka birenze ibyo babona buri munsi. Mu kugana ku musozo, igitekerezo cya mermaid ni urugero rwiza rwerekana uko abantu bakoresha inkuru n'imigani mu gusobanura isi ibakikije. Ibi byose byaturutse mu bihe bya kera, bikwirakwira binyuze mu bucuruzi bwo mu nyanja, mu bukoloni, mu buhanzi n'itangazamakuru, kandi bikomeza kubaho kubera ko bihuye n'amarangamutima n'amatsiko bya muntu. Nubwo kugeza ubu nta gihamya ya siyansi igaragaza ko mermaid zibaho koko, igitekerezo cyacyo gikomeje kuba igice gikomeye cy'umuco w'isi, cyerekana ko umuntu ahora ashaka ibisobanuro, akunda amayobera, kandi akunda kurota ibirenze iby'amaso ye abona. Ndagushimiye cyane.